Abanyarwanda bari bazi guca umugani ngo burya umuntu arivukira. Ni gute umusore w'inyempano ufite impano ndetse by'umwihariko yo kuririmba mu njyana ya pop cyangwa se R&B yaje gukora ibidasanzwe by'umwihariko mu muziki nyarwanda kuva u Rwanda rwaremwa akaba umwe mu bahanzi beza u Rwanda rwaba rwaragize mu mateka. Ngabo Medali azwi cyane by'umwihariko ku rubuga rwa Instagram nka Meddy Only. Gusa ntabwo ari uko YouTube imuzi. Uramutse ugiye kuri YouTube ukandikaho Meddy Songs cyangwa se indirimbo za Meddy, indirimbo ya mbere itiza hafi aho ngaho ni indirimbo bita Slowly. Ni indirimbo imaze kurebwa n'abarenga miliyoni 130 ku rubuga rwa YouTube barenga. Ibi bigaragaza agaciro k'amafaranga yamwinjirije, ubwo kandi ni kuri YouTube gusa. Uramutse ugenekereje by'umwihariko indirimbo kuri YouTube yaba yaramwinjije amafaranga arenga miliyoni 500 z'amafaranga y'u Rwanda. Ubwo ntabwo ukizeho izindi mbuga nkoranyambaga. Uyu musore nyuma y'aho abonye amafaranga ntabwo yigeze ayaterera inyoni cyangwa se ngo yapfushe ubusa, yahisemo kuyainvestinga yashyira mu nyubako. Akaba ari nayo mpamvu twahisemo kumugarukaho kuri uyu munsi. Ngiye mugiye kubana nawe muri iki kiganiro Malcolm 2. Wibuke gukanda subscribe. Amazina yiswe n'ababyeyi ni Ngabo Medali Jobert. Uyu musore yavukiye mu mujyi wa Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Ni mu gihe ababyeyi be bari baragiye mu buhungiro, cyane ko uwitwa Umututsi mu gihugu cy'u Rwanda higwaga bukware ndetse agatotezwa. Nuko ababyeyi be bisanze mu gihugu cy'u Burundi by'umwihariko mu buhungiro, ari naho uyu musore yavukiye. Ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka w'1989 nibwo yabonye izuba avukira muri iki gihugu. Gusa nyuma gato yaje gutahuka n'ababyeyi be baza kuza kuba mu Rwanda. Nubwo ubuzima butakomeje kugenda neza by'umwihariko, cyane ko nyuma gato papa we yaje kwitaba Imana maze agasigara arerwa na mama we. Ni ubuzima bukakaye by'umwihariko uyu musore yanyuzemo udapfa kubona cyangwa se ngo umurebe maze ububonesha amaso. Ubuzima bwe burakakaye cyane. Ngabo Medali mu mwaka w'2006 nibwo yaje gutangira kuvumbura ko ashobora kuba yifitemo impano yo kuririmba, ubwo yari mu gihugu cy'u Rwanda mu mujyi wa Kigali ahazwi nk'i Remera. Uyu musore ikintu cya mbere yakoze akibona ko ashobora kuba afitemo impano, cyane ko abo baririmbanaga nabo muri korali by'umwihariko korali y'abaprotesta batangiye kumubwira ko babona ashobora kubishobora kandi afitemo iyo mpano. Gusa intego ye ya mbere yari gukora igishoboka cyose ariko akisanga mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Aha hari mu mwaka w'2006. Byarakomeje kuko yari akiri mutoya nyine akomeza kurwana n'ubuzima, cyane ko niwabo nta bushobozi bwinshi bari bafite ku buryo yajya muri studio gatangire gukora indirimbo. Yakomeje kuririmba muri korali z'abana ku rusengero basengeragaho hano i Remera. Ubuzima bwari bugoye. Ngabo Medali ubwo yatangaje neza ko yinjiye mu muziki byeruye mu mwaka w'2008. Abantu bazi indirimbo nk'Igipimo, Amayobera n'izindi zagiye zihitinga muri iyo myaka. Ngabo Medali wari umaze kumenyekana mu gihugu muri iyo myaka nibwo yaje gutangira gushaka abaproducer baba basobanukiwe cyangwa se bazi gukora umuziki maze bakajya bamukorera indirimbo. Iki gihe mu mwaka w'2008 nibwo yahuye n'uwitwa Lick Lick, umuproducer wa mbere wari ukomeye mu gihugu cy'u Rwanda kandi ufite amafaranga. Mu kujya kwa Lick Lick gukoresha indirimbo yasanze uwitwa The Ben Tiger B. Mu kujyayo maze barasuhuzanya baribwirana. Gusa ikintu cyatunguranye ni uburyo abasore Lick Lick yababwiye ko uburyo bari kuririmba cyangwa se bari kurikodingamo bafite amajwi neza ajya guhura. Ababizi neza ni uburyo Meddy yasohoraga indirimbo na The Ben yasohora indirimbo, abantu benshi bakabitiranya. Bamwe bati iyi ni ya Meddy, abandi bati oya ntabwo ari iya Meddy ni ya The Ben. Mbese batangiye kwitwa impanga mu gihugu. Muri icyo gihe The Ben wari warinjijwe mu muziki n'uwitwa Tom Close ndetse bigizwe muri uruhare n'uwitwa Muyoboke Alex wari manager wa The Ben, batangiye ku bushuti by'umwihariko n'uwitwa Meddy. Nuko ubushuti bukomeza uko nguko. Indirimbo bakoze ziri hiti ntabwo wazibara ngo uzirangize. The Ben nawe yarimo yataka by'umwihariko ndetse abantu batangira kubakunda mu gihugu udakuye muri igitsina gore. Mu mwaka w'2010 habonetse amahirwe atagomba gutererwa inyoni
bagomba kwitabira kandi bagapafominga neza. Uwari Habineza Joseph akaba yari minisitiri by'umwihariko w'umuco na siporo mu gihugu cy'u Rwanda muri uwo mwaka, yaje kubahereza amahirwe abinyujije kuri Muyoboke Alex, maze abahereza amahirwe yo kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuririmba muri Rwanda Day. Ikintu cyatangaje abantu muri uwo mwaka, ntabwo ko abagabo bagiye, abasore bari bakiri batoya ntabwo bagarutse. Kwisanga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bahise batangira gukora igishoboka cyose kugira ngo nyuma y'igitaramo baje gutoroka. Ibyo batekereze babigejeje 100%. Bakimara gutoroka, Habineza Joseph wari wabatwaye yagarutse amaramasa avuga ko abasore batorotse. Gusa inkuru yashimishije, ntabwo batorotse kubera ko ari ugushimutwa, ahubwo batorotse kubera ko babitekereje kandi bifuza kubaho mu bundi buzima. Mu mwaka wa 2010 baragiye maze bakubita undi mwaka wose, bagera mu mwaka wa 2011 nta ndirimbo n'imwe arasohora Meddy. Ibi byatangiye kugaragara mu maso y'abantu ko ashobora kuba umuziki yarawuretse. Gusa ntabwo kwari ko kuri, kubera ko Meddy we bwe ku giti cye, ikiganiro yagiranye na Igihe, yatangaje ko kuba yarahagaritse gukora umuziki bitari ukuhagarika, ahubwo kwari uguceceka kubera ko ntabwo bari bafite uburyo bwo gukora umuziki muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Imbogamizi za mbere yagaragaje kwari uburyo umuziki wo muri Amerika kuwukora byari bihenze, kandi ikindi utabasha no kumvikana n'abawugukorera ngo gukorera ibyo wifuza. Ibi byatumye batindaho, bamara igihe badasohora indirimbo. Gusa mu mwaka wa 2011 Meddy byaje kugaragara ko yabonye rebo yo gukoreramo umuziki we. Rebo yari ifite by'umwihariko YouTube channel yitwa Press1 Rwanda. Abantu benshi muzi iyi rebo cyangwa se mwamenye izi ndirimbo zabo mwazibonaga kuri YouTube, by'umwihariko zanyuraga kuri uyu muyoboro wa YouTube channel w'iyicano yitwa Press1 Rwanda. Iki gihe ubuzima bwari busa nkaho butangiye kugenda neza, by'umwihariko mu muziki ugereranyije nuko byari bimeze. Mu mwaka wa 2017 twihuse, Meddy Only yasohoye indirimbo bita Slowly. Ni indirimbo yabaye ikimenya bose, by'umwihariko no hirya no hino ku isi. Indirimbo iramenyekana ku buryo n'uwitwa Sadio Mane, umukinnyi w'ikipe y'igihugu ya Senegal, akaba yarakiniye ikipe ya Liverpool ubwo yari mu myitozo mu gihugu cy'Ubwongereza. Uyu mukinnyi yagaragaye ari kumva iyi ndirimbo mu myitozo y'ikipe, nubwo iki gihe benshi bagiye ku mbuga nkoranyambaga akavuga ko iyi ndirimbo witwa Sadio Mane yaba yarayihawe na Keti Bashabe. Gusa bari birengagije ko iyi ndirimbo yamaze kuba trendies cyangwa se yatrendinze ku buryo kuba Sadio Mane yayumva atari ibintu bya danger, kubera ko n'indirimbo imaze kurebwa n'abarenga za miliyoni 100 ku rubuga rwa YouTube, bigaragaza ko atari Abanyarwanda gusa cyangwa se yarenze n'urwego rwa East Africa. Bivuze ko Meddy yaciye agahigo, nyine bigaragaza ko ari we muhanzi wa mbere mu mateka y'u Rwanda wakoze indirimbo ikabasha kugira miliyoni 100 ku rubuga rwa YouTube. Bivuze ako gahigo nta wundi muntu uragakuraho. Gusa Meddy ubukuru ubu ngubu ni umwe mu bahanzi b'Abanyarwanda bakomeye kandi bafite agatubutse, kubera ko bigaragara ko afite amazu atandukanye mu bihugu bitandukanye, kandi kubera ko hari nk'inzu bavuga ko afite Kibagabaga mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse n'inzu abamo muri Texas, inzu igeretse kabiri kandi ihenze cyane. Ni umwe mu bahanzi kandi bazwiho gutwara amaluxury y'imodoka zihenze, cyane ko mu mitungo afite bavuga ko afite imodoka ihenze ya BMW, Audi ndetse na Range Rover. Bivuze ngo ubutunzi bwe ubwishi nabwo nyine nubwo afite mu business akora, ariko ubwisha bukura mu muziki. Ni umwe mu bahanzi b'Abanyarwanda umuziki wakijije ugereranyije n'urwego rw'abahanzi tugira mu Rwanda. Uyu Meddy rero uretse kuba afite ayo mazu ahenze, by'umwihariko nk'inzu bavuga ko afite muri Texas, ndetse n'inzu afite mu gihugu cy'u Rwanda hano aho bita za Kibagabaga, net worth ye ugereranyije kureba by'umwihariko mu itangazamakuru bitandukanye bakwereka ko uyu musore cyangwa se uyu mugabo afite net worth yarenga miliyoni 5 z'idolari. Ni amafaranga menshi, by'umwihariko cyane ko mu Rwanda nta wundi muhanzi wamwigerereza. Njye mwabanye nanjye muri iki kiganiro ni Malcolm 2, muri kugira kuri Rwandacom News. Mukomeze kugira ibihe byiza.